Yesu ashimwe bene data, muraho neza, mbahaye ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Reka dutangire dusenga. Mana y'ibambe, Imana y'urukundo, tugushimiye amahirwe uduhaye kumva ijambo ryawe. Nyemera Mwuka wera yende ku byawe waduteguriye abidusangize, ndetse aduhishurire iby'ubwiru bwabyo, anatubashishe gusohoza icyo dutumyeho. Tubisabye Imana twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa mbere w'icyumweru. Muri iki cyumweru Imana nidushoboza tuzaganira ku mbabazi z'Imana. Uyu munsi rero turasoma Zaburi 103 umurongo wa 8. Handitse ngo Uwiteka ni umunyebambe, ni umunyembabazi, atinda kurakara, afite kugira neza kwinshi. Imana tugire neza. Uko nari mbivuze, iki cyumweru tuzaganira ku mbabazi z'Imana. Akenshi iyo bavuze imbabazi z'Imana twe tuhita twumva kubabarirwa ibyaha, ariko imbabazi z'Imana zirenze ibyo ngibyo cyane, kuko no mu gihe uba utaracumura imbabazi z'Imana ziba zihari, no ku bantu batacumuye imbabazi z'Imana ziba zihari. Imbabazi z'Imana ni nyinshi cyane. N'igihe wari umwana mutoya utazi ibipfa n'ibikira, imbabazi z'Imana burya zari zihari kuri wowe. N'igihe wari uzi ubwenge, yego wenda ku buryo ushobora kumenya ikibi n'icyiza, imbabazi z'Imana zari zihari. N'ubu ngubu imbabazi z'Imana zikuriho. N'ejo imbabazi z'Imana zirahari ku bwawe, ziragutegereje ngo uzaze uzisanga uko iminsi izagenda isimburana. Imana itugirire neza. Imbabazi z'Imana ni nyinshi cyane, ni nyinshi. Imbabazi z'Imana ziri mu bintu byose. Imana itugirire neza. Kuba uriho n'imbabazi z'Imana, kuba ukibasha guhumeka ni imbabazi z'Imana, kuba iri no kubasha kumva ibingibi ndi kuvuga ni imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana ni nyinshi cyane ku buzima bwawe. Mu bintu byose byakubayeho, ibibi n'ibyiza, urebye buryo wabonamo imbabazi z'Imana. No mu bintu biri kukubaho ubu ngubu harimo imbabazi z'Imana. Sinzi ibyo uri kunyuramo, ahari birashaririye, ahari biteye agahinda, ahari birababaje, ariko ushishoje neza wabonamo imbabazi z'Imana. Uko biri imiterere yabyo harimo imbabazi z'Imana. Imbabazi z'Imana zigenda zigaragaza muri ibyo bintu. Imana itugirire neza. Ndetse no mu bizakubaho imbabazi z'Imana uzagenda zibonamo. Ibyo uzi n'ibyo utazi byose birimo imbabazi z'Imana. Tugana ku musozo rero, imbabazi z'Imana nk'uko nari mbivuze ziri hose mu buzima bwawe. Imana itugirire neza. Wirinde ikintu cyakujyana kure y'imbabazi z'Imana. Uko uri kose, waba uri umukire, waba uri umukene, waba uzwi cyane, waba uri ntamenyekana, waba uri umukiranutsi warakiriye ubuntu bw'Imana bukakubashisha gukora ibyo Imana ishaka, cyangwa se ukaba utaramenya Yesu Kristo ariko ukaba ugira ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana uyu munsi, imbabazi z'Imana zikuriho. Wirinde ikintu icyo ari cyo cyose cyatuma ujya kure yazo. Imana iragukunda, igufitiye imbabazi nyinshi cyane. Imana igufitiye imbabazi nyinshi. Ushobora kuvuga ati nakoze ibyaha byinshi, njye sinabasha kuza ku Mana. Imbabazi z'Imana zirasumba ibyo bintu. Ushobora kuvuga ati njye ndinsuzugurwa, nta muntu unyitayeho. Imbabazi z'Imana zirasumba ibyo. Gira umwete wo kuza ahantu Imana iri. Gira umwete wo gusanga Imana, kuko Imana ni inyembabazi. Wirinde ikintu cyakujyana kure y'Imana. Wirinde ikintu cyagukura ku Mana. Wirinde ikintu cyagushyira kure y'imbabazi z'Imana, kuko imbabazi z'Imana ni nyinshi. Ubuzima bwawe bwose bupfunyitse mu mbabazi z'Imana. Imana itugire neza. Ibyo wifuza kugeraho, ibyo uteganya kuzageraho, n'ibyo wagezeho byose ni ukubera imbabazi z'Imana. Gira umwete wo gusanga Imana. Gira umwete wo gushaka imbabazi z'Imana. Gira umwete wo gusanga Imana, ugirirwe imbabazi zayo, kuko imbabazi z'Imana ni ubuzima. Urakoze cyane rero. Yesu aduhane umugisha.